wabaretse ubona nta n'isoni wowe uzi ibintu wakoze ibyo ari byo Mbona wa Kimahoro. Karame. Enche. Karame. Akumva wuzuye muri wowe. Naje mabusha. Nyegera wuti. Naje. Ikintu uje ufata muri firigo kanywa. Mabusha nacyo nukuri. Wacanye imbabura. Imbabura na icanaga ariko izima. Ariko nuko nari ndi mu masuku nyine munsi y'akabati haje kwice wowe abantu ukuri ariko buri kintu cyose ngiye ngikora neza mavuga ndabyuka mu cyakarekare bakorwe mu nda naam ngiye mukozi wa mbere rwose pe ukora buri kintu cyose wumva nabi na dread umunsi umwe nzazogosha izo dread nizo zigushuka ubundi ereka nkigera muri Kigali barambwiye abandi bakozi ngo nanjye nere ku musatsi ngo nibwo nzaba umusitari ngo namamare nkaba Bruce Melody waje kubera umusitari wanjye wowe ntabwo nzongera ariko nyine nzajya nanjye mu cyaro ni mu magaho cyangwa agenda mu cyaro nyine mbereka ariko nanjye nabaye umusitari n'umuhanzi umuhanzi haje ufite imyaka ingahe mabuza imyaka mfite nari mfite imyaka 15 ariko ubu ngize imyaka nka 20 ugabanyijemo kabiri nanone ugabanyije kabiri ni kangahe kabiri ugabanyijeho kabiri ni kabiri ariko mabuja uri mwiza pe ariko usa neza usa nka marayika izo ni firiti zimaze kukongoza izo ni firiti zimaze kukongoza haje ikiro cy'ibijumba kigeze kuri angahe ibijumba nge narabyibagiye usinanabirya ahubwo nyine mba numva ari igihe ndyama nyine mabuja ngaryama numva rimwe na rimwe ndimo ndagukoraho ariko nanone nkumva ni inzozi ukumva ni inzozi uri kumura gicucu egera hano egera ngaho nkureba neza ukumva nsanga zari inzozi ngiye nkubaza ibyo nkubajije umbwira ibyo nkubajije uri kumva icyo cy'ibijumba kigeze kuri angahe ikiro cy'ibijumba ubu ni nka 500 uhaye 10 fata isafuriya yawe ubu mu kanya ndaje nkubwire ngo ushyireho amazi ngo imbabura ntabwo ndayicana ngo nta makara ahari nzakurisha isabune wowe ntabwo njyewe buri kimwe nakirya nushaka uzandisha umuriro nushaka uzandisha ibishingwe buri kintu cyose nakirya n'igisasu nacyambara uru rugo nta porte savo tugira porte savo nayicanisha imbabura yanze kwaka porte savo igeze ku 5 ubwo urumva amafaranga maze kukweza abaye angahe namira n'igisasu ku bwawe kamera ishashe ndakubaha rega mabuja kandi ikibazo cyawe ugira amagambo menshi mva mu maso ugenda ucana imbabura hanyuma ufata amafaranga hano ku meza zana urupapuro ni usurabyibuka ibyo niho gutuma ndabyibuka pe ntago nabyibagirwa utongera kuzana ibiro 5 by'umunyu kuko wabirigata byose ndabyibuka rwose
hari wabretse isoni wowe uzi ibintu wakoze ibyo ari byo bose nsabye imbabazi wabuzi icyaha ukoze icyo ari cyo bose nsabye imbabazi rwose ni ukuri Allah akibar mutume Muhammad subhanallah bose ndakwinginze rwose na usinika mati urabizi ni ukuri kw'Imana haguruka gusanga haguruka uriya mugore nakoresheje uko wumva ahantu yaturutse kugira ngo aze hariya wumva n'icyaha wakoze ukuntu uburemere bwacyo sibyo naramukunze tubiganira aramvuna muspendinga amafaranga runaka utabasha kumenya ngo nangahe bifata igihe kugira ngo nyimire urukundo ibyo bivaho njye kumwereka mu rugo nawe ajya kunyereka iwabo mfata n'amafaranga ndamuko muzana hariya ararya aranywa hari ikintu n'iki na kimwe arya akakwima ibyo urya ibyarya si wowe ujya kubihaha byose n'ibyasigaye ndabirya mu isafuriya nta kintu na kimwe nta nubwo njya mena n'ibiryo ndatashye mvuye mu kazi natokaga gutumika akazi kangu ndaje nyifungura umuryango gato sanze uri kundungurukira umugore noneho fata ibyo bintu byose ubihuze ubishire mu kintu umbwira ukuntu nyine byaba bimeze mu gihe babara oya ijambo wirivuga kuko numva nahita nkupfura umusatsi nkahita muguheza ukawekenya mabera ko urandungurukira umugore bo yamasi nkwane kuya nkuru utatazongera wangira imbabazi ko natazongera ni ndakuhari ndarya yamase mabera nyo ubikinda kandi kumbura nangandagiye yo nkaryama sangu nkubitibuye ushaka kubitibuye yamasi igicucu haramu y'umuhungu wanungukira umugore ibintu wakoze ni amarorerwa ariko rwose wandebeye umugore naramukoye bisobanuye ngo urashaka kunsimbura sibyo iyo ntabwo nshaka kugusimbura njye nkunda akazi rwose mwama urashaka kunsimbura umugabo kandi ntabwo nshaka gusubira akazi kawe njye ngakora icoco nani isoni unanizoea nta kintu n'iki na kimwe nakuzi nakongeza umushahara ariko nyakubahwa ngo amafaranga ukohereza iwanyu muri abatini nakoresha uko nshoboye mbavana mu nzu imeze nka dushe mbakorera bashyira mu nzu nzima none uri gushaka kugira ngo wabyo utowe oya by'ubusitani nari isoni wowe rwose inkiko ushobora kuza uba ugomba guhanirwa ni ukuri rwose wumve ngo mumfata neza urabona rwose dore nanjye nabaye rwose n'umusitari kuko njya mbabona abantu ngo b'abasitari b'abahanzi bafite n'imisatsi none nanjye narayitereka basajya njya kunyebwisha by'ubusitani uratereka imisatsi nani isoni niyo mpamvu ibyo byose njya barimo ibintu by'ubwoya ibi nagasuzugura haguruka nkubwiraga ngaho murakoze rwose ni ukuri rwose amakosa nzongera gukora ngende umuntu mwiza cyane njye mukozi wa mbere ko ntabwo nshaka gusubira rwose mu cyaro ngo nongere njye kuba umutongore nahirira inka kuvomerera inka guhinga shwe hoya nzibera muri Kigali nanjye nyiriremo akora koko uravuga wa ngasa nk'ubu uwo mwoyo n'umuntu wamvuga ubwe reka buriya reka nkubwiza ukuri ibintu mbona bi ntabwo nkwanga bino bintu byose biba biri kuba ni ukugira ngo nkucyahe ejo utazateshuka ugakora icyaha kindi sibyo gura n'umugore wanjye kandi ikindi hari idini ushaka njye nawe tugirane ariko ugomba kuguma hagati yanjye nawe si byiza reka ntabwo ni ibintu bya danje hari umukobwa njya mbona ukunda kuvugana nawe nkunda kugusangana kenshi rimwe na rimwe usoza ya mirimo yawe uriya mukobwa ni inshuti yawe cyangwa ni umugore wagishije wa mukobwa wo muri hariya hirya hano kwa Ngarambe ako uriya mugore Ngarambe yarapfuye uriya mugore azana undi mugabo uriya mwana wundi afite utari uriya w'umugabo uriya mwana w'umukobwa bimeze bitewe ugahugura ariko humura nurumva njyewe kondisiyo ya mbere munzana mwambwiye niyo kutiteza ngo abakobwa no kujya mu byabarezi ngo no guteretwa no gutereta ntabwo njye mutereta nuko tuvugana gusa noneho urashaka gukoresha uko ushoboye uriya mukobwa we erega ntawe ushyuka ashonje bose ntabyo njye najyamo rwose ntabwo ari iby'abana ni iby'abantu bakuru noneho ndashaka gukoresha uko ushoboye umungezeho mvugane nawe nubikora ndaguha umushahara yego
sibyo nkongereye nuzi nkongereho nyine kuri salire nkwembe nibyo naryaga ari kugura ndabyongera imisi byose aho kuyimena nge bajye bayiguhereza ndaguhereza amapantaro abiri mfite hariya mu nzu urumva kurikira uko ushobora umungezeho mvugane nawe hanyuma urebe ukuntu ugurisha amawe na misi si byose ngenda ninza kujyayo ndamubwira ariko biguma hagati yanjye nawe biraguma hagati yanjye nawe nzagira umuntu ubimenya bose reka buriya ishemwa ry'imbwa buriya ni ukumuka reka gerayo uranuka ntirwoga akura mukobwa namuzane sinda ndayisubiza inyuma gute bakobwa ko nabonye badakunda abantu bafite imari nahita nsura nyisubije inyuma ko mana nyagasani akubwira kanze nyakubahwa namuzanye rwose amakuru cyane ugi yego naje rwose meze neza ayaya bo ariko urangize reka dore amazu yose kuturuka rero dore njye ntuye hano nkunda kuza nijoro njye nkunda kuza nijoro gutya kugeza hariya ni iwanjye uriya muzungu tuyariye nabo batupanga batuyariye nabo ni abanjye mfite imisigiti 15 nyoboye hari ukuntu nkunda kugira ngo akubona avuga ati nzakuvugisha babura umwana mwiza sinzi mbona hari byinshi uri kubura kandi ibintu bihari ngo nabwiye uriya muhungu aze kukumurerera tuvugane ariko uri kweza mama yo amakuru yawe harya witwa Fani witwa Fani bo Fani jewe gutya umbona ndi umuntu wishimira abantu sibyo ndi umuntu ukunda abantu kangusaba akantu gato akangana gutya mba usa nk'uhindukira gato cyane tayari ni wowe n'ukuri kw'Imana ni wowe byavugisha ibintu byanjye byose ni ku murongo ni tap by tap kuko njye nkunda gukoresha inuzi ndagwa akira ndi akira ndi dore nandi ngaya aya nyuma kanisa ngushira none aya ngaya tuyafata akiyafata nibaga diri kintu nyine kuri wowe nagari ibintu byatanje ibintu nyine kuri nagari ibintu byatanje nibyo turi inshuti urayamase ngo nyatwara nkayagumana mbawro mobera sha umukobwa mwiza njye uguhindura ubuzima urakoze cyane none se ko ndi kubona ufite amazu menshi ahubwo wamaye n'inzu yo kubamo inzu gusa uri kunsaba akantu kanzunyu ayo yose wayamaye akira gira ikintu cyane nyuma cyangwa kubwira ese kuri kuyisubiza kanyigunya bwana nzagera nkudonyora kandi dusugura ikunda baguje ukajya ngo mfite umugore habe ubwo nicyo kintu nari ngiye no kukubaza nta mugore ndi kubona uri nose ko mbona ukuze nta mugore wambwira nta mugore nabuze numbwira mwiriwe abagore barampunga umugore
yaza yagira mu bintu akambonamo ngo ndi ikiboyoma ngo ndi uruntu rw'urugoryi. Nose bakwangira iki kandi ufite imitungo myinshi cyane, ufite amafaranga, uri umugabo mwiza ushimishije. Niyo mpamvu nanjye navuye to kujya mu tujya gushaka abagore bakugiriye. Nzashaka ko tuturanye umukobwa muzima mwiza tuzishimira nkawe sibi. Nta kibazo. Kandi ikindi n'umukobwa mwiza. Nibiki wowe wabaye cyo? Ikindi kintu ugomba kumenya wowe nzagukoreshereza ubukwe tujye Tanzania Zanzibar. Singaba reba ngo uriya muntu Uyu ninde se? reba birabi simbikunda nimba uzi guteka ndakaguha akazi ko mu rugo nimba uzi guteka ukaba uzi kumesa ariko mbabona mfite umugweda ibintu byo kuza kujya uza nk'umubwira. Nose ko ari kumbwira ko nta mugore ufite none umugore avuye he? Jawe Se aba boss bisi. Jawe aya mafaranga zana we nagukuramo yamwita kwicira mu yata n'umutungo wanje wawe sana we kumambuza yamwita kwica imbesire umwana muto ari kiga primaire n'imfubyi ashaka kumufasha akumena icwanga wo kumamada batagufunga Reka nkubwire. ubona urenga wabici bo buri mu biki hano n'imfubyi ngo ngari kumwe ngo iwacu ngo barapfuye ugatanya nayo kumpunga amafaranga kandi ngari imfubyi Inde pfubyi, nge ndi pfubyi. nawe sinkavuganye n'umugabo wanjye ngo mvugiremo. Umva madaho hano nahuriye. Madamu ni nyoko. Genda nyoko wawe. Ahantu nahuriye n'uyu mugabo niba ari umugabo wawe yaraye kumbwira ko nta mugore aziga. Yawe ngakambwe sherika mubwira. Wenda gukunda kuryo nago. Ariko se mbabara umbwira ubundi abagabo ngewe ndi kwibaza. Umaze kumbwira ko uri umusore nta mugore ugira. Wabuze abutereta bose nta numwe ugikwemera. None ni gute uri kuvuga ngo uyu ni umugore wawe? Niba batamwemera wumvaga ari bukwemere. Wumvaga wisize iki kuryo bari bukwemere wowe. Wumvaga wisize mwazaje mubaseri. Utu dufaranga burumva utu twese kwakumarira iki? Ubu ngubu urifashe urambeshye uravuga ngo nta mugore ugira na abakobwa barabatereta bikanga nibiki. None ngo ufite umugore? Ufite umugore? Rabi breka ngubwiye. Uyu mukobwa ashaka urusenge. Sinzo muramwohereje. Ngendi gushaka kugusenyera urugo. Mfite urugo rumaze imyaka 10. Wari uri kunyereka ibipangu byose umbwira ngo wabuze abakobwa ngo wagize ute ufite umugore. Wowe ariko narumwe. Hanyuma wowe mko utu dufaranga wumvaga baguhaye turi bukumarira icyakiri. Urumva inzara ufite iri bukire. Mereza na telefone. Mereza inaye niba unafite nta n'umugabo ufite. Iri mu mutungo wanjye wasohoye mu nzu. Iri mu mutungo wanjye wasohoye. Unize kandi ko kwamba tubaraye ko madam nakushari. Mumaze igihe kingana gute woteretana n'umugabo wanjye? Na misi tumaranye kuba amafaranga ngahe? Na amafaranga yiwe nabona. Ayo niyo yambere yabaguhaye. Ubwo turumva twagukora he mu mutungo ko yano mafaranga ari wowe wayamaye. Urareba ukabona njye ntabwo ngusanganye wowe wandaye ntabwo ngusanganye n'umugabo wawe. Reka nkubwire kuba ari umugabo wawe njye ntabwo nzi ko ari umugabo wawe. Ubwo urareba ukabona umuntu ureshya